Claude yaraduhemukiye yatubereye imbwa ari gutuma abagore batwima no ubundi kirazira nta muntu w'umugabo wo kujya ku karubanda ngo agiye kuvuga umugore baryamanye nta makosa bararyamanye se Claude yarabyivugiye nabonye video ivuga ngo niyemere ko baryamanye ngo bihane my friend Mutesi nkubwiza ukuri uzampugure ndakubaha mbivugiye ku karubanda nushaka umugabo utari umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru ndahiye Uwiteka Imana nkorera nawe ntimuzabana dore ndeba hano imbere ya kamera uyu mugabo turasa afite uruhande rumwe hari umusatsi ahandi hari umusatsi inyuma nta musatsi uhari n'imbere nta musatsi uhari uyu mugabo ni w'Imana izavuga baramwizonjije igihe ntabwo ibyo ngibyo njya mbigendera wowe uyita umuhanuzi namwe ngo fuck you Imana inyice fuck you Imana inyice umusa aba bantu nibo batworetse nibo batumaze ubu tuvugana Claude yabitsemo Pastor Mutesi umujinya w'umurandura nzuzi ushobora gutuma Pastor Mutesi avuga buri kintu cyose kiri sokre bagiranye biturutse kuri nde biturutse kuri Claude ariko Claude ububwa bwe kambwita ububwa nanjye njyane muri ribu bamfunge sibyo ubu nta mugore wapfa kuduha uko yibonera avuga ati bari abantu nimuhara bivuga bararyamanye bombi bafite ibyo baziranyeho Yos big towners mumeze gutenda cheka kwa mumeze fresh kabisa ingini Big Town TV cyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze tukajyana mu biganiro byacu bya buri munsi. I go by the name Back T behind the camera, in front of the camera akabariho umusaza witwa Byakunuka Sheriff. Bimeze gute papa? Estou bem, graças a Deus. Estou cumprimentar meus amigos, amigas. Yeah. Ejo bundi nabwiye umukobwa ngo Mwintu Bonita aitambaza ngo ese ibyo bisobanura iki ndamubwira ngo you are so beautiful. Yes. Smiling. De verdade aquela ali também é muito bonita, aquela ali. É muito bonita. É muito bonita. Sim. Okay. Yes, so bimeze gute papa? Bo turahomeze neza. Mvuye muri sport urabibona? Yeah. Ushaka kwibaza uti kubera iki wambaye nk'uwifubitse kandi uvuye muri sport ubundi sport niko bayikora uyu munsi rero irakina niyo mpamvu tuzikorana ubuswa Rayon Sport irakina uyu munsi Rayon Sport irakina na Stari a domicile ikipe nyine yamamara mu rugo gusa hanze idakoraho ibyo ariko iby'umupira reka tubiveho ntaza kwibagirwa intego yanzanye aka kanya nzamwe no gushyigikira Pastor Mutesi gushyigikira nde gushyigikira Pastor Mutesi muzihe nzira reka nkubwire Pastor Mutesi ntabwo muzi hari n'abashobora kumva ngiye kumuvugira bakavuga ngo hari icyo mushakaho Pastor Mutesi rwose ubyumve ntacyo ngushakaho ariko umpaye nta n'imbabazi nakugirira yampaye nahita nanzika byo nge sinyina urumva ariko sibyo ngendereye hari saga imaze iminsi iri kumvikana hirya no hino hagati y'umupasiteri witwa Claude n'umupasiteri kazi witwa Mutesi ndagira ngo mbaze abantu mu ijambo rimwe Pasiteri Mutesi niyihe nka yaciye amabere aho byatangiriye noneho Pastor Mutesi yapfushije umugabo we witwa Rusagara Gisagara something like that Rusagara mu gihugu cyo muri Amerika ngo yari yafashe irembo ariko kwa Mutesi bakoresheje ifoto ya Gisagara ntabwo yigeze agerayo yes nibisanzwe nyine ibyo bo reka nkwereke rero ngewe nanjye narabikurikirana nabyumvise Pastor Mutesi yapostinze ifoto ya Rusagara abantu bacika ururondogoro sibyo amaze kwitaba Imana cyangwa amaze kwitaba Imana Claude yaravuze ngo Pastor Mutesi yagiye mu biganiro ngo abyita ngo nko gucuruza urupfu rw'umuntu so kubwiyo mpamvu rero buriya Pastor Mutesi ni umuntu like me like you Pastor Mutesi afite inyama amaraso ndetse n'amagufwa ni umuntu uteye nkuko natwe duteye afite na emotion afite na emotion nk'abandi bose sibyo afite n'urukundo Pastor Mutesi arashyukwa nkuko nshyukwa obvious to be honest sibyo ni umuntu ntabwo arabasha kugeraho shitani atatera ibuye
wenda tubivuge mu mvugo ya Gikristo usibye ko ibyo nge ntabibagamo nge simbibagamo sibyo ariko nanone tuvugisha ukuri Yeah. Claude yaraduhemukiye yatubereye imbwa ari gutuma abagore batwima Iki. Claude ari gutuma abagore batwima ku gitsina Eh. no ubundi kirazira nta muntu w'umugabo wo kujya ku karubanda ngo ajye kuvuga umugore baryamanye nta makosa Bararyamanye se? Claude yarabyivugiye nabonye video ivuga ngo niyemere ko baryamanye ngo bihane my friend sibyo ikintu cyitwa igitsina impamvu bakise umwanya w'ibanga nuko ibigikorerwaho n'ibikiba mu byose bigomba kuba ibanga bagti reka tuvugisha ukuri uzi yo umukobwa ari gukura mu ikarisa agiye kuguha uruhu rw'umutwe ari korosokaho wumva umeze nk'upfuye cyangwa se nk'uzutse ibaza aramutse yongeye akayizamura akavuga ati sinyiguhaye wahita umwemerera n'ibyo ufite byose noneho urimo kwihutisha speed ufite speed cyane no ntabwo mfite speed ariko nanone ejo bundi numvisha amajwi ya Pastor Mutesi inyuma ya saga za z'urupfu rw'umugabo inyuma ya saga za Claude yavuze cyane namukoresheje interview nyinshi ndamubaza impamvu ni ihe arasobanura byinshi none amajwi ya Mutesi yaje gute warayakurikiranye ntabwo nakurikiranye bike ariko yose wamba bari ukambwiramo wenda nk'akantu gato Mike nguyu hano Mutesi yavuze gute mu ya majwi yasohotse Mutesi yavuze ko Pastor Mutesi nyine yamusabye ku bidudu ashaka nyine ko baryamana ana Claude nushaka kurekeraho reka gukubite hingi nushaka kurekeraho namaze kumva umujyo w'icyo mushaka kuvuga ariko Pastor Mutesi yashyize hanze audio igaragaza Claude ari kumusaba igitsina no banzumve Mike bara ikintu gisobanura neza tukinjiremo Pastor Mutesi nyine we yavuze ko Claude yamusabye ko baryamana ndetse anamusaba ko bajyana Tanzania ariko we Claude yamubeshyaga ko ngo ari mu rwego rwo kubwivuga butumwa ariko ashaka nyine kujya kumusambanyirizayo noneho uriya Pastor Mutesi nyine ngo amubwira yuko kubigisha ijambo ry'Imana bizakunda ariko ibyo kuryamana byo ntago bizaba Claude nawe avuga yuko pura Pastor Mutesi nyine ngo ashatse ko amurongora akamugira umugore then nyine ngo akamwanga Pastor Mutesi niwe washatse ko Claude amurongora ni Claude ashatse ko Pastor Mutesi amurongora Claude bavuga ko Pastor Mutesi yashatse ko nyine babana nk'umugore n'umugabo twamwumvishije amajwi mbese ni ukuvuga ngo inyama zahamagaye mpyisi ngo ngwino ndye ariko sha inyama zahamagaye mpyisi ngo ngwino ndye umusa buriya inyama nubwo ubona ziba zibaze ariko nazo zishimira gukomeza zitwa inyama ntabwo zikomeza kwishimira kwitwa ibiribwa byinjira mu menyo y'abantu kugera kuri no saha impamvu ndaza kugenda ndagarukira cyane Pastor Mutesi ndagarukira Pastor Mutesi kubera ko umugore ni umuntu byoroshye ko yagwa sibyo ikindi kandi turakizwa ariko ntidukizwa mu ikabutura umusa kariya kantu kabyina mu ikabutura ntabwo kajya gakizwa I'm telling you ntabwo kajya gakizwa kariya kanyamaswa tugenda na rimwe na rimwe kakaviburire pfingi ntabwo kajya gakizwa so Pastor Mutesi ibyo bintu yavuze ko Claude ashaka kumujyana muri Tanzania mu butumwa ariko se wamugana ese usibye ko natwe tuba dufite byinshi duhishe usibye ko nge sinabivuga hari umuhanzi w'icyamamare hano mu Rwanda ukomeye wambwiye kumushakira hotel muri Afrika y'Epfo ahitwa Auckland Park sibyo kugira ngo aze kuharira umwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda nawe w'umugore shange ntabwo ibyo nabijyamo wariyizi sibyo wariyizi ntabwo nakwirwa njya muri ibyo ngibyo reka ngerageze gatoya kwanza umusa ikintu cyitwa gukipinga ibanga ry'umuntu icyo bita kubika ibanga ry'umuntu reka ngerageze iyi nimero nimba yacamo ninde ugiye guhamagara Claude yego
wasa Yes, Pastor. Hello? Ati, Yes, yes. sasa mbona bado niko hapa Avuga Ikinyarwanda ariko. nani ya traffic. Nimekuja kuangalia document bado sijapata. Uko na wakati kidogo hapo, niko na vya kunuka Sheriff kwenye kiganiro alichino avuga. Sasa nataka nikwambie kitu. Huko kiganiro. Turi live ubu ngubu na vya kunuka Sheriff. Sitaki kuongojea kwa kitu chochote jamani. Claude ngo nta kintu nshaka kuvuga. mbona atabivuganye ndavuga Sana kupa kupa erega burya kuvuga ni inkuru no kutavuga ni yindi urabizi neza ubu ngubu nta kintu nshaka kuvuga. ari ijambo bakunda kuvuga mu gipolitike, ijambo ryitwa segredo ni ibanga. Sibyo? Ni ijambo ry'igipolitike my friend. So niba ashatse kubika ibanga rye, Claude yaje muri showbiz. Sibyo? Naho aravuga, natwe rero turavuga. Ikintu kimwe Claude ari gukora nk'ikosa ni ukugenda harabika Pastor Mutesi, kandi wabizamuye ntabwo ari Pastor Mutesi wabizamuye, ni Claude. Nigeze ko hano Claude ari kurira ngo Pastor Mutesi ngo yakinnye ngo kumubyimba nako ngo yakinnye ngo kumurambo w'umuntu. Ibyo se byaramurebaga? Biragoye. Usibye ko nta n'uwo yakinnye. Biragoye kubisobanukirwa. Ni benshi babivuze. Aka kanya iyo urebye kuri hari umuntu wanyeretse nani profile Lindira. Hari umuntu wanyeretse profile ya nomero ya Pastor Mutesi. Hariho nyakwigendera. Sibyo? Hariho nyakwigendera. Bakti igitsina kiraryoha wongera ngo kikaryoha, sibyo? N'ubu mpise ngikumbura. Turi mu kiganiro mpise ngikumbura ko igitsina kiraryoha. Mana umuntu waguhaye igitsina ugomba kumubikira ibanga. Ntabwo ugomba kuvuga buri kintu cyose cyaguhuje n'umuntu my friend. Sibyo? Hako uva ku kintu cyitwa barenge cyagize uko cyitwa bongeraho ngo ni umwanya w'ibanga. Ibanga. Naho bikorerwa ni ibanga. Pastor Mutesi Claude aravuga ngo Pastor Mutesi ngo asambana n'abagabo benshi. Ubu tuvugana si weekend Mama Roger aruzuye, ni Pastor Mutesi uryamyemo. Ni atari. Ni atari. Ikondera ryatsikimbye, sibyo? Imirya y'inanga bakirigise bari gukiranura ndetse banayisakuriza my friend. Umva Mike none hano. Reka nkumvisha akantu gatoya ka wa muhanuzi baheruka gufunga ku byo yavuze kuri Pastor Mutesi, nawe utanga idea ya siliwi Imana igiye Mutesi nkubwiza ukuri uzampugure ndakubaha mbivugiye ku karubanda. Nushaka umugabo utari umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru ndahiye Uwiteka Imana nkorera nawe ntimuzabana. Umugabo wawe ni umushumba, Imana igiye kumukura hanze, yaramucuze afite ishezerano ryawe. Imana yambishuriye ko wanamubenze nguyu muntu ugiye kugutunga. Dore ndeba hano imbere ya kamera, uyu mugabo turasa afite uruhande rumwe hari umusatsi, ahandi hari umusatsi, inyuma nta musatsi uhari, n'imbere nta musatsi uhari. Uyu mugabo ni w'Imana izavuga. Baramwizonjije igihe ntabwo ibyo ngibyo njya mbigenderaho. Nibyo nibiki muri kunyumvisha mwana. Ikintu nashaka kubaza ahangaha. Nk'ubu buhanuzi ni ubwa Pastor Mutesi. Kandi bose ni abakristo, nk'uyu ngo yashatse Pastor Mutesi ntago yamubura. Nko kubizana kuri social media. Uwo wiyita umuhanuzi namwe ngo fuck you, Imana inyice. Fuck you, Imana inyice. Umusa aba bantu nibo batworetse nibo batumaze. Abo bitwa abahanuzi nibo batworetse nibo batumaze. Mana umucenyi na mabere nge twahuriye turi muri Mozambique. Araza adusanga ahantu hitwa Cruzamento. Twari mu rusengero nanjye nagiye gusenga. Mana umuhambirwa araza arampanurira ngo nzatunga amato mu nyanja mamen. Ngo nzatunga amato mu nyanja. Umusa njye naramubwiye ibyo ntabwo byashoboka. Ariyize. N'umuja mumwe bamwita ngo Eric. Ngo nzatunga amato mu nyanja.
Mana ibyo bintu by'ubutekamutwe bishingiye ku byo bita ngo nubuhanuzi cyangwa kuvuga ku Imana, ibyo ntabwo mbyemera. Nese byakuno Umusa ikintu kizagutunga ni kizava mu biganza byawe kizakuvuna. Imana yaguhaye ubwenge ngo bukoreshe, ariko byo gutekereza ngo uzagendera ku bahanuzi never ever, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. nyine ngiye nk'ikibazo nagize ku buhanuzi nyine urumva umugabo bwa mbere yaramubenze none kuko uyu nguyu yabihanuye Pastor Mutesi azakunda uwo mugabo ku ngufu ngo nuko ngo uyu nguyu Imana yamubwiye ngo nyine ngo niwe mugabo Imana ariko ubuhanuzi icyo twita ubuhanuzi nacyo ubwacyo ni ikigirwamana, sibyo? Ni ikigirwamana, kuko n'igihe umuntu ashaka guhanura, ni nayo mpamvu rero mbabwira ikintu kimwe, ikintu cyose cyamaze kurenga umunwa wawe kikagera ku wundi ntabwo kiba kikiri cyawe, nikinakugiraho ingaruka ni wowe uzaba wagitanze. Buriya wari uzi ko Pastor Mutesi cyangwa se nawe nyuma y'uwo wita inshuti inyuma afite izindi inshuti? Pastor Mutesi ashaka kunganiriza akambwira ati bimeze gutya, hari umuntu gutya turi kuganira, sibyo? We yishuka ko ndi inshuti ye, ariko inyuma mfite izindi inshuti zanjye z'inkoramutima, nkagenda nkaziganiriza. Ya nshuti y'inkoramutima ishobora gukora icyo bita sheni, ikagenda ikagera kuri wa muntu, urumva, cyarangiza akigira ngo yabihanuye. Umusa aba bajama benshi bitwa ngo barahanura, ibyo bahanura baba babifiteho amakuru. nanjye n'ubundi nicyo kintu natekereje, baba babifiteho amakuru. uko byagenda kose utashobora kubaza uno mugabo cyangwa se uyu mugabo wo hanze akaba yamutumye, akaba ari mu rwego rwo kugira ngo bimworohere kugira ngo nuko natereta Pastor Mutesi. Ibi bintu sasa reka nkubwire, nge kugira kuno sa nkurikije iby'abahanuzi. Ariko uyo muhanuzi yigeze gufungwa Mike? Baracyanamufunga aho. Yarafunzwe nyine avuga ko agiye kuba inkambi Nyabugogo, ariko nibi ngibi nabyo baze kubireba. Abakristo nibashake bacane uwo nguwo baracyamufunga, nibashake ibe banabahumura amaso bare muri bo bafitemo abateka mutwe, kandi niyo mpamvu divorce nyinshi ziri kuba mu bakristo. Baraza urabona araza akakubeshya ngo uyu ngo niwe mugabo wawe, ngo Imana ngo yabinyeretse, mukabana utamukunda mukabana nawe kubw'ubwoba nyine bwo kubanga Imana yavuze. Uzi ba Korodina basaziye muri ADPR, ni benshi. Uzi ba Specioza, uzi ba Anje basaziye muri ADPR, babuze uko babigenza ngo bategereje ubuhanuzi de ngo Imana ngo izabazanira abagabo. Na Nina nawe ese ni ibivejurura. Na Nina yabuze umugabo. Nina nta muntu muri ADPR wamwemera, twikomereze. Mana abarokore barironda aremera. Niba nkubeshya uyu mwaka wa 2024 nzawuriremo kuva utangiye kugeza ushoje, mbivuze n'akanwa kanjye. Claude yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira igitarama muri hoteli y'igitarama, arambwira ngo hari ngo ikanzu yanguriye ngo y'itanu. Iyo ndaje n'izo message nziguhe za Claude ari inyuma yanjye kwa Rusagara, mutazagira ngo ikibazo mfitanye na Claude ni icyejo bundi, ni icyejo bundi Rusagara apfuye, n'iritije mfitanye nawe. Nisakurisha ibyo bintu Mike, numve neza. Nkora n'ubugingo bwanjye, ndi umukozi w'Imana, mbura abana nabyaye. Niba nkubeshya uyu mwaka wa 2024 nzawuriremo kuva utangiye kugeza ushoje, mbivuze n'akanwa kanjye. Claude yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira igitarama muri hoteli y'igitarama, arambwira ngo hari ngo ikanzu yanguriye ngo y'itanu, ngo n'urukweto ngo n'isakoshi. Kera biganiro bya kera nyine nzahare, urumva. Claude ubwarantereta ndamuhakanira. Claude ashaka ngo kunjyana ngo mu biterane ngo muri Tanzania ngo kwa Muriri, ndamuhakana kuko yari yagiye kubaza inshuti yanjye ayibwira ngo baba rugarukiraho tutabura umwanya wo gukora ikiganiro. Iyo audio ndayumvise neza, bimanuke noneho fresh. Ubundi buriya iyo witegereje Claude umureba neza ubona atatereta Mutesi, umurebye physically, kuko rega natwe turahanura. Buriya kureba kwacu turahanura. Buriya iyo umugore ibi bintu Mutesi yarabifite yarabibitse mu mutima, sibyo? Umuntu bisembuye kugira ngo bijye hanze ninde? Ni Claude, sibyo? Ni Claude niwe bisembuye kugira ngo bijye hanze. Nubundi ngo Claude arimo kumuvugaho cyane. Buriya abagabo tumeze nk'umuriro w'amashara, twe twakavuba kandi tukazima vuba. Abagore ni nka nyiramugengeri batinda kwaka, ariko nabiyo batse ntibazima.
nshatse kuvuga iki ubu tuvugana Claude yabitsemo Pastor Mutesi umujinya w'umurandura nzuzi ushobora gutuma Pastor Mutesi avuga buri kintu cyose kiri sokere bagiranye biturutse kuri nde biturutse kuri Claude ariko Claude ububwa bwe kamwita ububwa nanjye njyane muri ribu bamfunge sibyo gutinyuka ugafata umuntu w'umugore waterese none se undi Pastor Mutesi se amwaye ko amwaye ku buryo Claude atamurongora nanjye Pastor Mutesi ampaye namurongora si cyo ngendereye ndi kumuvugira nk'umuntu ndi kumuvugira nk'umuntu si cyo ngendereye sibyo ntabwo ngendere kuvuga ngo Pastor Mutesi tunamenyane sinabikeneye sinabishaka sibyo ariko icyo mbabwira cyo nuko ariko ubundi buriya Pastor Mutesi nta kintu cyiza yaba yarakoze gifasha societe sibyo ku buryo bamutegera ku kintu kimwe gusa ahubwo ubundi ku kijambo ubusambanyi ubundi mu bihugu byateye imbere cyangwa se ahandi twabashije kugera ntabwo ijambo ubusambanyi rihaba ni ukumakinga love ni ugukora urukundo Pastor Mutesi hari umugabo agira babana none niba umuntu agiye guhiga icyo adafite ikosa yakoze ni iriye inde Claude no Pastor Mutesi reka niwe afite umubiri uramurya nk'uko nawe wakurya ndongera mbisuna Pastor Mutesi arashyukwa nk'uko nanjye nshyukwa sibyo yambaye inyama n'amaraso ndetse n'amagufwa aho yanyerera niho nanyerera icyamutera gusambana nicyo cyakintera why not mumugira igitaramo ibi no gushaka kumwicira umukati we aho ari kwikurira umukati Pastor Mutesi afite impano yo kuvuga amagambo ashobora guhumuriza abantu cyane sibyo ntituzeye tureba defo z'umuntu ngo twibagirwe kariteze hari naho turangiriye turagenda tukita ku by'abandi by'abarondogoro ariko ibyacu tukabyirengagiza sibyo even n'abanyamakuru bari abanyamakuru bakora izi nkuru even n'abakora ibiganiro bamuvuga nabi bose si shyashya babwire ninde mugabo wabona igitsina akagikatira ninde mugore wayibona se akayikatira abaho sibyo nukuvuga ngo bakti ikintu nshaka kubwira Pastor Mutesi ni bapfundikire agatebo kamagambo bari kumushyiramo bavuge bati turaparitse biriya nukuremerera umuntu nukumwica mu mutima Pastor Mutesi afite ikintu cyari kimuhuje n'uriya muntu wenda yamufashaga wenda yamwishyuriraga inzu wenda yamwishyuriraga abana b'amashuri sibyo ariko byahindutse igitaramo ngo Pastor Mutesi ngo bara Claude ngo ngiye kubara ngo abagabo ngo barongoye Pastor Mutesi nibashaka baba igihumbi birakureba se ni wese wabaza basaro mu gihumbi twumva ninde uvuga agiye kubara natwe ngo naza tubarire ese ubundi bajyaga kumurongora niwe wari umukomisiyoneri umuranga yavuze ngo naba bamucaga bose bajya kumubwira niwe se watangaga pasi Koro utubereye imbwa Claude atubereye imbwa nta muntu w'umugabo wagiye mu mazima wagiye mu magambo sibyo hari akantu ejo bundi nashyize kuri Instagram yanjye ndavuga nti wenda ndindaye ariko wowe ugira amagambo uw'ikibazo muri societe hagati yanjye nawe ninde umusa benshi bavuze ko ikibazo ari w'amagambo hari abantu dukunda kugaragara neza nyine dushaka kugira karimi kagaragara neza ariko hirya dufitemo imikaka y'amenyo yarya abantu ikabamara ubu se perezida ntiyubaka umuhanda twese tukawugendamo ubu se ntiharimo n'abawuca bagenda bashima mu gihara bavuga ngo uri kungura yazavaho ryari hazavaho uriya muhanda uwubake sibyo bya bindi nakuga byo kuvuga defo z'umuntu ariko tutavuze karite umuntu agapfa umva se umuntu agapfa ngo ni leta imwishe ubundi se ibonye ari kuyibangamira
reka mana igihugu kiba gikomeye kuruta umuntu ako karagaciyeho sibyo twigarukire kwa Korode Korode kugera kuri no saha ntabwo nzi intumbero afite kuri Pastor Mutesi swat bararyamanye bombi bafite ibyo baziranyeho dukomora usyo dukome n'ingasiri Korode nje nabonye video yihamiriza ko yaryamanye na Pastor Mutesi ese Korode arabivuga neza ko nje baryamanye narayibonye video ya Claude narabonye kuri Instagram avuga ngo twararyamanye tubyemere twarihanye Korode yarabivuze kazana inkuru ntago nari mbizi yarabivuze mana mujye mugizamo murebe n'inkuru z'abandi ariko namwe mujye mugabanya amashyamba muri showbiz oya nta mashyamba jya ufata umwanya urebe inkuru z'abandi bigufasha nawe gutegura inkuru sinkwigisha uko bazitegura uko we uri umutaramu ariko tujye tureba nibyo kugira ngo dusoma tumenye byinshi ariko ngewe niba nifashe nkisabira Jojo igitsina hamusaba igitsina Jojo mpereza Jojo mikoro Jojo amakuru ni meza umeze neza c'est bon ako Jojo ko abagore muryoha natwe abagabo turaryoha babariro mwezo kure ibyo bibera mu cyumba cy'ibanga oya turimo ndimo ndakubaza twebwe turemera ko muryoha natwe abagabo turaryoha wowe uze kuma kugira ngo nkubwire ngo uraryoye ndaguhada urama kuri mikoro ndaguha numepe ndaguha rwose kuri iyi tariki bantu b'Imana mu byumve hano hari umukobwa ugiye kunkoresha icyaha ndaguha pe asante sana yes bo bakti ubu tuvugana Claude diweri ya Clay ntabwo iri buze ku affecta Claude gusa ira affecta abana be abana ba Pastor Mutesi ndetse n'imiryango yabo ni nayo mpamvu tutagomba kuyadufata ibintu ngo tubigira kana ngo tubifate nk'ibyoroshye sibyo even natwe byadutushije hako ngiye ndyamye kuri Pastor Mutesi kubera iki Pastor Mutesi ngiye mugaramyeho muryamyeho kuko Pastor Mutesi ni uteretwa si utereta ibyo ngibyo byo kwivugisha ngo Pastor Mutesi ngo yasabye Claude ngo Pastor Mutesi yasabye Claude ngo babane Claude se yaririmbye yiye nimero de se baciye ibintu ninde se yaririmbye yiye se ku buryo Pastor Mutesi ajya kumwinginga nyatari urumva wenda hari be Pastor Mutesi yagomba kuba yamwinginga moda ni cyagiye Pastor Mutesi yaratarafata akantu ko nabonye video ye ya kera naho ukuntu yari ameze nanjye ntibyari kuvamo ariko umugore yaragiye aritonura my friend man Pastor Mutesi ni umuntu wirwanyeho tutitaye kuri stories ze za mbere yuko abapasiteri ibyo ntibitureba twebwe tureba umuntu aho ari ibyashize byo ntabwo bitureba sibyo kabisa ni nayo mpamvu ubona abantu benshi bihaye kiramani ngo yagaspiye amafaranga ibyo turaza kubigaruka mu kindi kiganiro ibyo turaza kubigaruka mu kindi kiganiro ubu ngubu turi kwa Pastor Mutesi nande na Claude sibyo ariko baze Claude rwose man iyo mfite ni nk'iyo ufite ibyo kubusenga ndasenga ibyo ntabwo bindeba iyo ufite zose zishyukwa kimwe icyo usaba Claude ubu ngubu ni iki ikintu usaba Claude ni iki ikintu usaba Claude yes nave mu itangazamakuru kubera iki nave mu itangazamakuru nave mu biganiro kuko ibiganiro byibasira abandi bantu ntabwo ari ibyo ibyo kugaya tujye tubigaya ariko nubwo tugaye ibibangamiye societe muri rusange ariko ikintu cyakubangamiye ku muntu ku giti cyawe shenyoko kijyane wanyu n'umuryango wawe mujye kugicoca ariko don't come here we are not together with you icyongereza ndanakizi my friend
sibyo so Claude ave mu itangazamakuru nave mu itangazamakuru ko rizamukoraho mu buhe buryo bo reka mbanze ngaruka akantu gato ujya wibuka inshuti yacu Yongwe Pastor Imana Apotre ikomeze imurindire aho ari arafunzwe nk'uko natwe twafungwa nk'uko Bagti yafungwa nk'uko nafungwa nk'uko Jojo yafungwa iriya ni inzira imwe abagabo gereza ni inzira imwe abagabo kabone niyo yaba ari umugore ari muri iriya nzu burya bari nk'umugabo kuko ari papa k'imama sibyo ariyanikira byatose byumye ariyanikira ariko nibyo mbabwira ngo ikintu cyitwa wenda itangazamakuru mwebwe murahaha iyo tubari imbere ariko sometime hari ibyo muhaha biza bikaduhahamura twebwe bigakubita mu cyico mu byaziha bikatumena sibyo ubu uyu mukobwa araje anyitazeho ngo nzi kuvuga neza ndabizi nanjye ko nzi kuvuga neza ariko ibyo ntibikunzaneho wabyumvise so nshaka kuvuga impamvu nshaka kugira inama Claude yo kureka itangazamakuru yes kuko Claude ni umuntu ukunda kugaragaraho saga nyinshi ziturutse ku munwa we natwe uzadukoraho ndabizi sibyo kuvuga inshuti za Claude ziramfata nk'umwanzi ariko Pastor Mutesi irengagize amagambo ya Claude ukomere sibyo kuko ngiye nkuziho amagambo yakomeje benshi nushaka wari wabaye icyapa gihagaze hariya cyambutse abandi cyo kigahagarara kikahasigara ariko warakoze sibyo abantu ngo bwa rugambo ngo Pastor Mutesi ngo yivugishaga ngo agira gute ngo none dore uko bigenze ibyo se birabareba ni mukireye ibyanyu tubishime cyangwa tubigaye sibyo Pastor Mutesi komera ku muheto byakunuka ngo utwaje myambi sibyo Claude aratubabaje yatubereye imbwa ubu nta mugore wapfa kuduha uko yibonera avuga ati bari abantu nimuhara bivuga yaratwimishije umuhambirwa yaratwimishije mana umugabo ugira amagambo nta mugore wamuha kabiri nta nabaziranye babiri bamuha umusa abenshi turasambana icyo turutana no kwihisha sibyo ikindi kandi nanone mu Rwanda hari akantu tugomba kwiga nk'abanyarwanda njyewe mu by'ukuri nabashije kugera muri Afurika y'Epfo nabikubwiye nacyo ni igihugu giteye imbere aho ushobora kujya kubona ukabona umusore w'iboga ari gutandukana n'agakecuru gasobetse imitsi ku maguru kazanye umuhwa ku kirenge shamana bari proud nta muntu ufite umwanya wo kubyitaho ariko twebwe umuntu abona uri kumwe n'umuntu wari kumwe n'ikintu gicuritse bitama wari kumwe n'ikintu cy'ibinyo bishurumbuye aske byose birebande ariko banza iyi saga ya Claude na Mutesi yarakubabaje cyane yarambabaje rwose Mutesi simuzi na Claude ntabwo tuziranye ariko I am angry. You're angry. You are not happy because of that. Byarambabaje sibyo nanjye reka ntangire nkivuge nka Handera nkivuge nka Sani Sani ni ujya muri Kenya gakubita imyaka 3 akagaruka yarebagiwe ikinyarwanda aho ni igikenya ntabaho so ikintu cyakubwira Bagti tugana ku musozo w'iki kiganiro yes kuko twebwe nkuko nabibabwiye ntabwo ndi umunyamakuru nge ndi umutumirwa uzajya ubagezaho ibiganiro bitandukanye sibyo bitandukanye nk'ubu hagiye kumva umuntu cyane nigeze ntambuka ahantu abantu bihaye umuntu witwa Vava
vava wundi dore imbogo uri yawe Nyamasheke ni nuwe wacu bura n'umwana we wacu ngo vava ngo yaje nk'iyagatera ngo brrr ngo ubugambo byose birabareba none sinzi ari mwinshi hari umugaburira ahubwo azamenye nawe azabyaza umusaruro umunwa we kuko aramutse agize amahirwe agakora impanuka umuntu ugasaduka nta n'umunyamakuru wasubirayo so reka rero sinzi niba wenda hari ikindi wambaza kuri Mike hari ikindi nta kindi nanjye nta kindi rwose reka tubabwire tutari ko mujye kuri channel yanjye yitwa Byakunuka Sheriff munshyigikire munshyigikire mumpe like mushyiraho comment ibindi Imana izabikora bye murakoze cyane turi kumwe na Byakunuka Sheriff kuri Big Town TV all in all ibiganiro byinshi muzajya mumubona hano vuba afite gahunda yo kujya live none akajya babwira live ako kanya bicyaho munamuhamagara ku matelefoni mwitegure fire. This is Big Town TV. Don't forget to subscribe. Until next time, thanks Mike behind the camera. Now warimo kurikirana iki kiganiro na Claude na Mutesi. Mwese murakoze cyane gushusha showbiz nyarwanda. Okay. Aha. Bye.